David rero ndagushimira kuba wakoze kuza. Umugabo yari yabimbwiyeho ko ari ugiye kutubera umwavoka. Mwiteguye kuburana biteze? Ntabwo byoroshye ariko mbere yo kugira ngo hari winjire mu kirego cyacu numvaga nifuza kukubwira ukuri kose. Nubwo bitoroshye ariko ugomba kubimenya nk'umwavoka kugira ngo winjire mu kirego neza ubashe kugikurikirana. Nibyo rwose ni ngombwa ko mba nzi ibintu byose kugira ngo menye ibyo kwitega, kugira ngo menye uko nubaka na strategy yo kubaburanira neza kandi tugatsinda. Mbere yo kugira ikintu nkubwira banza usezeranye yuko uzangirira ibanga. Isabel, ibanga ryawe ni akazi kanjye. Ndabyumva ni akazi kawe ariko ibyanjye rwose ndabigusezeranyije ntawe nzabibwira ibyo mbwira. Gusa ibyanjye byo ni umwihariko. Nubwo winjiye mu kirego cyacu n'amabanga ngiye kukubwira n'umugabo wanjye ntabwo ayazi. Kugira ngo mu by'ukuri nubwo ndi kuburana umwana uriya mwana ari uwawe. Uvuze ngo iki Isabel? Ntabwo ari uwanjye nabyaye. Kandi mu by'ukuri umugabo nawe ntabwo abizi, byabaye amateka maremare. Ubwo nabyaraga nabyaye umugabo adahari, ari ntwite, ngira ibyago nimero yivaho ko umwana wanjye yaje kuvamo, inda yaje kuvamo, kandi nabwo ivamo ari uko nshutswe n'abantu. Twari tumaze igihe kinini cyane tutabyara kandi umugabo yifuza umwana. Mbura inzira nabinyuzamo mubwira ko ntabwo wacu utabasha kugera ku isi. Mpitamo kwegera uriya mukobwa yari umukozi wanjye, mpitamo kumwegera arabyara, kuri mutwara umwana. Nibwo byose bigeze aho ngaho ubona ari birebire kandi umugabo wanjye nta kintu n'iki na kimwe abiziho. Ko ntekereza ko aramutse abimenye nabura urugo rwanjye ndetse nkabasha no kubura umwana. Mu byubahiro byanyu, mu bushobozi mufite, mu buhanga mubitseho pe, ndabasabye ndabinginze nimumfashe ibishoboka byose, icyo byatwara icyo ari cyo cyose, ubufasha ubwo ari bwo bwose mwankeneraho ngendirede ntabutanga. Mu myaka yose maze ndi umunyamategeko ntabwo ndahura n'ikintu nk'iki. Ndumiwe pe. Ndabizi ko bikanganye kandi biteye ubwoba, ariko nanone nk'uko nakugiriye icyizere, nakugirira icyizere kivuye kure, nkaba nakubwira ukuri kose n'umugabo wanjye atazi. Tubana mu buriri, tubana mu nzu zako yindi atigeze amenya. Ndagusabye mfasha
ndagufasha pe. oya uru rubanza ntabwo naruburana ubundi jyewe sinyamburana ibintu imanza z'amahugu wenda ari umutungo twamenye ko tubigenza ari amafaranga twamenye ko tubanyanganya ubu koko urumva ikintu uri kunsaba David kwaka umwana umubyeyi koko ndabizi ko wabikora kandi wabishobora. Ndagusabye mbabarira buri kimwe cyose gishoboka kuko nakubeshye ndi mu mazi abira. Ndabizi ko nakoze ikosa, ndabizi ko nakoze icyaha, mbabarira. Ibintu birandemereye Isabel, nkeneye kugenda nkicara ahantu hamwe nkatuza nkabitekerezaho. Ariko ngira ngo nawe urumva ikibazo icyo uri kunsaba. Niyo mpamvu uri umwana w'umukobwa nawe n'umubyeyi. Tekereza nkawe bari kukwambura umwana wawe. Hanyuma wishyire mu mwanya wanjye noneho aba ari njye ukoresha bari we bakoresha bagiye gukora igikorwa nk'icyo ngicyo. Oya. Ariko ndabizi ko wabikora kandi ukabidefanda ugaca. Ndakwinginze mbabarira pe. Ibyo ari byo byose ibintu mbikoze ubwo nazibabarira naryama nkasinzira. Okay. Ndumva umutwe ushyuha. Njyewe reka mbe ngiye ngende nibitekerezeho ariko basi ndagusabye no kugira icyizere nkakubitsa ibanga. Ukaba wenda umpaye akanya ko ushobora kubitekerezaho mu gihe utarama igisubizo kizima. Ndakwinginze mbabarira ibintu bizaba ari ibanga. Wowe humura umugabo ntabyo nzamubwira nta n'undi muntu uzamenya ko iki kiganiro cyabayeho ariko David wamfasha Isabel ndakwinginze umva wintaba mu niba koko ibintu warabyigiye ushobora kumva ko harimo inzira yaboneka. Ndagusabye kandi nagusaba mwinginga nanjye nzakora ibishoboka byose buri giciro icyo ari cyo cyose bizantwara nzabikora ariko ndakwinginze. Okay, igihe cyo kubitekerezaho sibyo nzagusubiza vuba sibyo usezeranyije yuko ibyo bintu bizabibanga. Nibanga humura afa iki kiganiro ntabwo kigize kiba sibyo ugira umunsi mwiza. Mama bebe. Siko waryamye kare byatugendekeye biti. Nayangane gato tuvugane mbere ko nkuri cyo uryamye. Urihangana tuvugane kuba ko nanjye rega nashaka kuryama ejo abari akazi kandi biramfasha nituza kuryama tumaze kuvugana ku byo numva nshaka tuvuganaho. Ntabwo wabire kuko azabwira ejo mu gitondo. Oya ihangana. Ngayihangana. Ntabwo uzi ukuntu umwana yiriwe arira we. Ntabwo ari igitoba kuba. Nambwira. Mbwira ndakumva Sheri. Sheri. Kuva nava isafari. Bimeze bite ko ntarakubona wonse umwana? Ufite ikibazo gituma utonsa umwana? Sheri.
ibyo nibyo bintu mbajije kuko ibyo nicyo kintu gitumye ntaryama. nasura atari ikibazo niba ngiye ntarakubona ukikiye umwana urimo kumwonsa nk'ababyeyi iyo sene narayitegereje mu maso yanjye narayibuze. Ni amashereka ngira n'ukuri narayabuze. Ntabwo uzi ko umubyeyi ari igihe abura amashereka, umwana neza neza akabura amashereka, kandi byatangiye amaze iminsi 3 yose avutse. Ku buryo wabura n'umunsi n'umwe? Nta muti nanyweye w'ikinyarwanda nageze naho nk'umunyu w'ingezi mu gikoma aribyo bandangiye. Imiti yose ndayinywa biranga. Birangira aho ngo uricicikira ngo birarangira. Ntabona. Nzi bari ikibazo afite. Haragifite rega. Kubera ko ibere buriya ku mwana nk'uriya mutoya ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane haba ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite bwo mu mubiri cyangwa se na ya relationship hagati ye na mama we. Iyo rero ibyo bintu birabibuze ni ikibazo gikomeye cyane. Narabyibajije ndatekereza kuki narabona mama bebe yonse umwana nese ibintu kutabimbwiye akosheri wagiye ureka koko. Kuki utari warabimbwiye se ko wagize ikibazo cy'amasheri? Numvaga atari ngombwa ko ari umwana wanjye ubwo nyabuze sherari n'ibintu umuntu todo umuntu yibeshya akanibagirwa. Mama bebe wemera ko umwana ari wanjye nawe? Cyane rwose. None se ubuzima umugeni yangiye kwiyonyereza umwana. Ariko icyo kintu ugombye kuba urakimbwiye ngo gushakira n'umudokiteri wakagombye kuba gufasha. Ntago kwa muganga bira bintu babivura sheri no mu kinyarwanda nibo batanga imiti y'abanyarwanda. Ariko ndibaza ko kwa muganga batajya bavura ikintu cyo kuzana amashereka. Icyo bakubwira gusa nanagiyeyo barambwira ngo ihate kunywa cyane ibintu bishyushye, ibikoma, ibisombe, ibitoki. Ndabigereba n'ubabonye kuntu waje usanga ngana mbona ibintu nibyanze. None se niba kandi buryo nta kintu bigufasha kugira ngo bashe konsa umwana mu buryo buri nomo wambwira ko ibyo bintu byakumariye iki? Iyo uvuye ubonye hamwe byanze ujya ahandi ukareba ukagerageza ukareba. Ntabwo ari ibintu ngo wicara ngo byararangiye uvuge ngo nzagumya mu hayo mata cyangwa se mbibi. Oya. Nese ubundi bukwashize igihe kinini. Bebe aragukeneye akeneye ibere ryawe. Sheri reba amezi amaze gushira. Biological aragomba kugira gute kubona amashereka mu mubiri we. Kabiri akeneye kumva akeneye kubona affection yawe umwonza. Sheri nta rukundo ntamuha nako ntamugira. Ariko ujye umenya ko ibi bintu banabiroga. Siko nge numvisha abagore babivuga. Ngo rukundo uburyamye ku kiriri ngo umuntu yaguhamagara hanze wakitaho. Ngo amashereka itagiye. Ni mamo. Uzashaka ndubibaza cyangwa uzabaze mama wawe wumve. Niba ungira ngo ndakubeshye ubaze mukecuru ibintu byose nanyweye. Imibirizi barampaye, imyunyu y'ingezi barampaye, ibikoma naranyweye. Oya, ntabwo byarangira gutyo. Ntacyo tuzashakisha izindi nzira ariko turebe yuko icyo kibazo cyakemuka. Ngaho uzajya kumvuza basi. Niba wabyaze kubyo ubusage nanze kwiyonyereza umwana. Kananye ni prepare ni byane n'icyo nashaka kubwira. Turashaka gushaka ubundi buryo ibyo bintu byanyu by'imyunyu harya ngo ni imyunyu bwoko ki? Barabiroga sheri barabiroga abona. Nazo tuvuge ko bakuroza. Byashoboka. Urakiryame. Uzajya kumvuza nta kibazo pe uzajyane kwa muganga. Umva rero umuyobozi. Ubu ufite ibyishimo udashobora kumva. Ndatuje ndatekanye ushobora kubyumva. Ibyishimo bivuye ku kiza. Uzi wa mukobwa? Uwe mukobwa. Vumiri. Yego. Yego. Ikirego yagihagaritse ngo ntazongera kundega ibibazo byose twari dufitanye byarangiye. Isabelle ibintu uvuga bibaho birashoboka. Nanjye numiwe. Nubwo nishimye mfite amahoro ariko numiwe. Vumiriya nzi yahagaritse kubarega cyane rwose. Ntabwo ibyo bishoboka. Ngewe nicariye hano ntuje nta kibazo mfite. Nitegura kujya mu rubanza. Cyekona mbona umwana araje. Aza yananditse urwandiko.
arandika neza ambwira ikirego gihagaritse, ambwira ko nta kibazo dufitanye n'abanyamategeko be bose abavoka bose bahagaritse. Ndumirwa, ariko numva ku rundi ruhande ari sawa. Zabe ntabwo ibyo bintu bishoboka. Binashobotse waba wamuhaye ruswa. Inde ngewe muha ruswa? Vumiriya ahagarika ikirego. Nuko hari yicaye agatekereza ko ibintu ari kuburana ari amahugu nzanamutsinda. Gute se najya guha umuntu amafaranga mbizi neza ko nta kosa ndimo, ko ayo mafaranga nabamuhaye abarayiye? Nabandi n'umusazi nasaze. Ariko rero naranabivuze, narabibabwiye guhera ku itangiro, uriya mukobwa afite ikibazo mu mutwe. Umwanya umwe undi mwanya ngo ngewe bira byose bijya kuba, njye ubwanjye yaraje arambwira ati reka umwe bwose nta kibazo umwana mu rwego, ahubwo nkicara ntekereza n'umugabo ukuntu twamupangira akantu, ambwira ati nta kibazo. Ngo umbwira neza ngo byagenze bite? Bigeze kuza hano ibi byose bitarakomera, arambwira ati rwose ngewe nta kibazo dufitanye, umwana ndamuguhereye, ahubwo nyishakira ikintu nikorera, ati kubera yuko n'ubundi bira byose byari amaco y'inda, mama wanjye ararwaye, shakira ikintu nikora. Mbiganiraho n'umugabo yemera kumufasha. Nyuma y'iminsi mike yangiye kubona mbona convocation zirahari. Nuvuga ngo mbere yabikubwiye akubwira ko yishakira imibereho, ashaka kumuha amafaranga, ashaka ko nyina yivuza. Akaba yarakoze biriya bintu byose ashaka kugira ngo mumuhe amafaranga. Vumira ni wamenye ikintu atekereza. Ngewe nkurikije ndamuzi neza, ngewe mba mbona ari umusazi, nta wundi muntu uzivumiriye akundenza kuko twarabana, sibyo? Ahubwo uriya mwana sinzi ikibazo nyirizina afite, ntabyo kumbwira ngo ngewe natanga ruswa kuri uriya mukozi. None se kankubaza, umugabo wawe Nkuranga arabizi cyane rwose? Nizo urumva inkuru ngiyo nareka kubimubwira, naba mbashe gutera intambwe yo kubikubwira nkananirwa kubibwira se w'umwana? Arabizi, cyenda arabivuze. Nashirira ibyo narindi kumubwira, ndamubwira ati uriya mukobwa ararwaye ahubwo akeneye ubufasha. Yibaza ariko kwicara niturije najya kubona nkabona inyandiko aranyandikiye ngo urubanza ndaruhagaritse, nta kibazo mfitanye nawe, by'abavoka ngaho mbabaririza ukuri. Sibyo nababwiraga kuva mbere hose ngo uriya mukobwa ni umusazi, ahubwo akeneye ubuvuzi. Buriya Vumiriya yisarangaga kuriya, yisazaga kuriya, yariraga kuriya, yatezaga induru mu mudugudu kuriya, yambujaga gusinzira abeshya. Ubwo ninjye ubeshya? Ari amaco, ari amafaranga ashaka. Ngiye byabimbwiye mbere. Nese yaza kubikubwira, yaza kukubwira kare kose atarasaba. Erega buriya nuko mutabizi. Iyi si nubwo iri kwihuta mu iterambere cyane, ni nako n'ubwonko bw'abantu buri kugenda bwangirika. Hari abantu bafite indwara nyinshi cyane mu mutwe udashobora gusobanukira. Wowe ukaba ubona umuntu agenda ahubwo ari umusazi wibereye aho ngaho. Ibintu bibaho. Uriya mwana afite toroma. Ariko mwebwe nuko wenda sinzi mwabonaga aza kubateza induru hano. Ntabwo uzi ukuntu mu mudugudu ikibazo cya Vumiriya cyabaye ikibazo. None se nge byari binyoroheye? Nacaga ahantu bakambwira ngo kuki udahisha umwana w'abandi ngo nyina. Kibaza umuntu amusabye ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko ari umwana we ndakibura. Ahubwo akakajya gute akagusanganiza amarira. Naho rero dore ahubwo induru ngewe wakwereka ibitotsi nabuze. Ntekereza kuntu umugabo arahangayika akazi kasa nk'agahagaze kubera ikibazo cy'umwana, ariko najye kubona nkabona ngo aranyandikiye neza ngo ikirego aragikuye. Yarakwandikiye? Yaguhaye ibaruwa? Yego nyagasani. Nagize ngo yabikubwiye ku muntu. Akosereka nkubwiye muyo. Urabona nduwo kwicara ngo mbeshye. Niko bimeze. None se nakubeshya ngo nunga. Iyo mikino urumva ariyo najya gukinamo. Aya, warayamuhaye se base? Ninyize. Aya mafaranga yagusa. Ega ubu nta mafaranga yanyatse. Ni mbere. Ubwo mugiye ngiri kwikusanya numva ko ngomba kumufasha koko akavuza mama we, nibwo nahise mbona convocation. Ubu rero nabwo ntumba nta kindi yansabye. Yambwiye ati ibibazo rwose turabirangize sinyukurega nta kintu n'iki na kimwe ngushinja. Ngo simbizi ikindi kigiye gukurikiraho. Ndategereje ngo bibaye niba ariko bimeze tumva yaba ari amahirwe yanyu. Numugisha cyane. Gusa nanjye nkurikije uko mbyumva Mana yawe nkijije izo nduru kabisa, kuko buriya nibazaga muri inshuti zanjye
ntitaye ko wenda ndi umuyobozi w'umudugudu hano namwe mubarizwamo kandi umuryango wanyu muri inshuti y'umuryango wanyu urakire twese nahoraga rwose bintera ikibazo ukuntu ngo ntakemura ibibazo by'abaturanyi ikindi bakavuga ngo ndimo ndababera kandi mu by'ukuri uriya mwana ntako ntagize nanjye nibazaga impamvu wa mugani nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko umwana ari uwe nkibaza impamvu akomeza kwensisita ngo umwana wanjye kumbi rega hano hanze hari abantu barwaye mu mutwe ariko hari ibibazo byinshi buriya n'ubukene cyane butera kurwara ushobora kuba yarabonye n'uwe ntacyo akiharanira agahitamo kubyihorera akavuga ati icyo nashakaga wenda sinyigezeho gusa dutesheje igihe burya ngo uwo mwanzi nta kwica ahubwo aragukerereza aradukerereje pe okay sawa ntacyo nyine uzi ko uza no kumbwira nkuranga ko naje kumureba nkanamubura yego aza no kumvugisha dore twaraburanye ndamubwira sawa rero reka nigendere umunsi ngaho umunsi mwiza nawe urakoze Umire mwaramutse muteze Sawa. mama se yabyuze Oya aracyajyana. Wampaye ako gasukasi Buranga nkoresha kano. Ya indi nini narayitije arayipfa kwa muzungu ntabwo barayizana. akantu se karankurera nta kibazo Urihanga. izo mpapuro se n'iziki Mva ubu ngubu rwose uje maze kwitegura ngiye i Kigali. Ngiye i Kigali. gukora ikizi Mva ubu bintu byose byarangiye byanatunganye. Ubu mbishyiriye Isabella ampereza umwana wanjye. vumira ngo iki Mbishyiriye Isabella mu mwana. akuvumira ni ryari wabuze ubwenge kumira ufite ubwenge byagenze gute Byagenze bite? ufashe ibiki ibimenyetso bye byose umaze gukusanya igihe cyose ubishyiriye Isabella ariko vumira ubundi kumera uri umukobwa muzima ufite ubwenge utekereza wabaye iki ubu nta soni koko uzi ko mwaya aka kanya mfite isoni hanyuma se nubimushyira ntabwo umwana ibyo byo ntabwo uri kwitekereza Ariko wagine ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Wabuze agahinda mfite nk'umubyeyi wabuze umwana? Ubu ikintu ndeba aka kanya n'umwana wanjye. Ibindi bintu byose umbwira ntabwo myumva. ceceka aho ngaho Oya wimbwira ngo ceceka Agnes umwana n'uwanjye. vumiri urabizi uri nka murumuna wanjye reka nkubwize ukuri Ese abayiro wawe batwayira? Waba uri kumbwira gutya? Uzi agahinda nagize kutonsa umwana. Uzi ibibazo nahuriyemo nabyo. Ibyo urabizi. ubu nijye uhindutse umwanzi wawe Ureka iyo nciye ahantu umwana ari kurira uza agahinda nsigarana mu matwi ndaryama sinsinzira nta kintu na kimwe nyitekereza neza warangiza ukaza umbwira ubu icyo ndebana nacyo ni umwana wanjye gusa niyo bambwira ngo rya uburozi nta buryo ariko umwana wanjye ngewe nkamubona ibintu uri kumbwira byose nta na kimwe nkeneye kumva Agnes reka mbigusubiriremo aka kanya nta kintu nkeneye kumva n'umwana wanjye ndagenda muhereza ibimenyetso nta kintu bimaze ariko mbona umwana wanjye nta n'ikindi kintu cyawe nkeneye kumva vumiri ndakubwiye guceceka gabanya ubugoryi uri gucecekesha nde hakuzi ko uno ni wasaze uri gucecekesha ni mama w'umwana uri gushaka umwana we urancecekesha nkande wowe reka mubwire nkande urarusha urukundo umubyeyi uri kundusha urukundo ku mwana wanjye none uragira ngo ibyo uri kuvuga ni iki ko ari ubusa ni ubusa waretse ukaburana ukabona umwana ni ubusa ibyo byose ugiye gukora Ni vumira ubusa. uzicuza nzareba uburyo uzasubira mu maso yacu urira uvuga ngo narahubutse ni ubusa kuba ndi gushaka umwana wanjye ese uzabika imamo umunsi watsinzwe tsindwa iki tsindwa umunsi uriya mugore yagushushanyije wabuze agahinda nawe ibyo byose ari kukubwira ni ukubeshya nyine we waba ukazi kubera ko utazi agahinda nahuye nako rero nta n'impamvu yo kunjajinga cyangwa kumbwira ibindi bintu vumira nanjye ndi umubyeyi ufite abana ibyo wibimbiye wowe urabafite sibyo urabafite
wonyereje igihe sibyo ntabwo wigeze urabizi neza ko uyu mubyeyi acukije umwana arababara nureba umwana bakuyeho umubyeyi umwana wanjye bakamutwa uri kumva ngiye meze gute ibyo uri kuvuga nta na kimwe ndimo ndumva urumva udushimuye ku mwana wanjye aho wari ugeze wari hafi kubura umwana ese di ariko reka nkubaze Agnes aho nageze nari hafi kubona umwana iyo njya mu rukiko byo bikanga simubone mu gihe mbonye inzira ya hafi ngiye kugenda nkamubwira ati fata iyi myanda ushaka ngo ni ibimenyetso umereze umwana wanjye ibi si ibintu bishakwa n'abantu ariko ntabwo umwana ashakwa n'abantu ibuke igihe ibyo bimenyetso byagufatiye kugira ngo ubibone igihe cyose byamfata nta hantu bihuriye neza ko nabona umwana wanjye nagiye kwirirwa nsirikira mu manza ubizi neza ko abantu turi kuburana ari abakire ahantu hose bakinjira ngiye ntahinjira mu gihe ibintu binyuranye ngo mbone umwana wanjye ahantu binyuranye nawe urimo urankoroga mu mutwe wambabariye nkibonera umwana wanjye Agnes mbabarira noneho genda uzicuza bino bintu ugiye gukora uzicuza nta nubwo tuzakumva inama zose twaguhaye wazifashe uzigira 0 ibi bintu n'ibyanga vome kandi ngiye nizeye ko uriya mugore ari kukubeshya agiye kugushushanya nurangiza ubura umwana usubire 0 nta kintu tuzagufashanya n'amakuru tuzakwima amatwi tuzaguseka vome simbikubwiye uri nka murumuna wanjye uzi ko nikubwira nabi ubu wandakariye uri murambara mu mwanzi ninjye ubaye umwanzi nta kibazo reba umwanya wanjye nataye njye na mama twarakwicisha tukugira inama ishoboka yose ariko niba igihe kigeze ngo wifatire umwanzuro ukora icyo ushaka nta kibazo gusa nibyanga uzagira uburirira family ntuzagira utakira kuko inama zose twaraziguhaye nta nimwe twasigaje ese kubera iki ngiye mutantekereza ngo basi ngo mure ku gahinda mfite mure ku bibazo byose nikoreye ku gahinda kose mfite basi ngo mugafate basi bwarimo mugashyire ku munzani murebe nk'ukuntu gahagaze mbere y'uko uzumbwira gutya Agnes basi ndeka ngiye nkora intambara y'umubyeyi ushaka umwana nta kibazo ugenda ukora ibyo ushaka byose ubikore pe ariko uzicuza ayiwe mana we mbega ibyishimo biri muri uru rugo n'ituze ririmo cyageze bite se uranga ko naryama nasinzi agira ngo rasura niwe ko hari uyu uramuzi wa mukobwa ngo yarashe ngo aramubwira ngo yavuye mu rubanza nise sibyo vomiriye yavuye mu rubanza ngo ikirego yaragihagaritse ye yarabimbwiye sheri yanzaniye n'iretiro arambwira ati nge rwose urubanza nduvuyemo nta kindi kintu gikukurikira nta n'icyo nyigushinja umwana ni uwawe rwose n'abavoka nabahagaritse sheri rero ntabwo ajya apfa kwemera na n'ubu aracyabitsinda buriya ibi bintu sobwo birashoboka umuntu araza gutya verbaloma akakubwira ngo ngiye navuye mu rubanza ugahita ubifata nk'ukuri ukajya aho ngaho ukumva waselebratinga kubera ko nguvumira yaje hano barakubwira ngo navuye mu rubanza none se sibyo si urega gushira nakubera icyo ufata ibintu ukabigira big mbere ibintu by'abagore ese kuki sinzi impamvu madamu wari kubyizera yayifashe nk'ukuri uriya ko umuntu yakubwira ko yavuye mu rubanza akanabyandika akanabisinyira none iyo sinyira yabyanditse ngewe yamaye iretire yanabyandika no yakabyandika yagira gute muyobozi urumva wenda ibi ntabwo twize ibintu by'amategeko cyane wenda ariko ubuzima tubamo butuma dukurikirana ibijyanye n'amategeko tukagira nosiyo dufataho kuva umuntu yava mu rubanza ntabwo ari ibintu muraza kubwira yarangiza agafata agapapuro gutyo ngo bakandika oya ntabwo ari ibyo nawe bikwibwiriye oye kuyimubwira ese nkibaza ariko aho ngaho mpanyuzemo akabazo uriya mugore ngwita umugore kuko yarabyaye nubwo ari umukiri mutoya ukuntu yisarangaga amara yari afite induru muri karitsiye induru mu mudugudu yava mu rubanza ubwo se yaruvamo
yaba harya buriya nawe yari yashatse umunyamategeko cyangwa Cyane. aha Eh, none se ubwo niba yari afite umunyamategeko niwe wasuzumye ibimenyetso byasanga ntibifatika aramubwira ati va mu bintu ntuzabishobora. ibyo si byo bya bindi navugaga se ni ikikwereka ko ari akanyamanyanga ari akariganya Oya, ntatsinzwe. aramutse aje akanabikora gutyo ku ruhande rwabo bamwita umusazi, ariko ku rundi akaba nanone hari ikindi kintu yaba agamije kugira ngo agere gute twebwe duhe icyizere cy'uko yavuye mu rubanza, ariko jye sinabyubakiraho kubera yuko nanjye mfite umwavoka ngomba kumwohereza reka ngagenda ngareba ariko uramworohereza ikirego bakivanye muri sisiteme urumva. Sheri. Niyo umuntu ahagaritse urubanza hari procedure zikurikizwa kugira ngo uba ufite icyizere cy'uko umuntu atagiye gukurikiranye mu nkiko cyangwa se bijyanye n'amategeko, aragenda akabidekarara koko hanyuma bakakuvana muri sisiteme barangije bakakumenyesha nk'umuburanyi urumva. Ibyo rero ngiye mu gihe ntarabibona ntabwo madamu yaza ngo nkumvisinge yuko umukobwa yaje hano akabimubwira barangiza bakandi izo mpapuro koko narazibonye ntuzifite se barandika ariko it's not enough. None se uri ubundi akivanyemo ubundi harya abantu ntibabahamagara ko babwira Of course baratumenyesha natwe urumva baratumenyesha ariko niba ariko aramutse ararufuyemo reka nkubwire aramutse avanyemo n'iki kirego cyaba ari amahirwe erega yagikuyemo kubera ko yaba ari amahirwe ariko jyewe hakushira kubera tutajya ijambo ngo mvuge kuki njya kuvuga ukanga ntacyo dore ngaho tubwire none se urakirukanka mu byiki ngewe twarivuganiye arambwira ngo yasinye ibintu byose byahagaze uraba ujya kwiruganwa ugishaka abavoka biki nese bakomeje akarega kari ikibazo aramutse akomeje wenda akarega nanjye namuregesha rura rupapuro rwo yasinye urupapuro se ruvuze iki ko ibintu byabereye imbere y'amategeko ikirego bagitanze hehe mu rukiko urukiko rero nirwo rufite n'ijambo rya nyuma ryo kuvuga ngo ntabwo urubanza tukiriburanishije. ariko se reka mubaze muranga wenda ibyo nanjye ibigendanye n'ibyemezo cyangwa imyanzuro y'urukiko ntabwo nyimenya sinyara nayivanga urangiye menya ibyo mu mudugudu wanjye undi wa mugani nkatwe wenda n'inzego z'ibanze nk'iyo umuntu yareze undi bikaba ngombwa ko nyuma wenda abona nta mpamvu yo gukomeza kumukurikirana hari ukuntu aza akavuga ati ngewe nabiretse cyangwa nabivuyemo cyangwa namubabariye tukabirangiza ari nabyo mpamvu cyagiye burya kera na kare nakomezaga nza kugira ngo ndebe ko nabunga ikibazo kikaba cyakemukira mu nzego z'ibanze cyanze kugera hejuru kuko tujya tubikora nyine bigakunda hejuru iyo umuntu mugana avuye mu bintu akavuga ati ndabona ntabwo byazangiza cyangwa nta bushobozi mfite bwo kubikora ubundi abigenza ati we ntawe wenda yagiye nk'uko ubitekereza kuki ataguhamagaye se akaza mugakora kandi yaraje kubikubwira hamwe ntabwo bihagije niba ari umuntu yari afite icyizere baba baragiye mu rukiko akamuhamagara bakajyana muri urwo rukiko cyangwa se akamenyesha ngiye tukajyana imbere y'abacamanza sujya ariko bibaye ari byo uriya mwana yarwaye mu mutwe ahubwo ni umusazi yarwaye reba induru yatuvugijeho akagira gute ahubwo se ari wamwemereye iki kugira ngo ukubwire ngo yavuye muri urwo rubanza ngaho nyumvira ngo utangiye ibyo namwemereye mwemerera si iki ibyo mburana si ukuri kwanjye nyine kabonye ko ari amahugu kari kubura reka ibintu twe kubitindamo kubera yuko aho izo nkiko zikorera ndahazi ufite umunyamategeko wanjye ushatse wanabyihorera niba yayimubwiye ukazategereza yategereje nakoze uyu mugabo aratukumbura ntajya nyumva wategereje ukareka ibintu bya stress nibura ukaryamaho n'imisi muyoboreke ibi bintu tubyihorere reka nzabyikurikirane nzakubwira uko byagenze.